kwa mbanze nge mucyo bita document metallique. N'umukongomani w'imyaka 23 akina ku ruhande rw'iburyo, n'umuwinga mubi cyane yitwa Jonathan Ikangalombo. Iryo zina muryandike. Jonathan, umukongomani w'imyaka 23 winga uteye ubwoba uci buryo, bamwita Jonathan Ikangalombo. Ni mu gifaransa ni Jonathan Ikangalombo. Kono mameze nka Jonathan ifunga ifaso. Aramanuka nawe wikasa, baretse n'ingobera aturutse bikanga baretse. Haro bita Duke Abuya. N'umunyakenya afite imyaka 31. Akaba ashobora gukina 8 cyangwa 10. Duke Abuya n'umunyakenya ashobora gukina 8 cyangwa agakina 10. Afite imyaka 31. Abakinnyi babiri nabo muri Young Africans. Uti biteye biterera bombi uko ari babiri. Aka kanya tuvugana Ruvuyanga w'indeba gutyo amakuru abagoye kuyabona. Niba hari umuntu uzi ko Tade ari mu Rwanda aribeshya. Aka kanya tuvugana as we are talking right now. Tadeyo ari Dar es Salaam, ari muri Tanzania, ari TZ, ari Kariya kubungu bari Tanzania. Azareba na derby. President wa Rayon Sport ari kumwe n'uwo bita Liliane, umubitsi wa Rayon Sport, bari muri Tanzania. Aka kanya baryamyeyo. Abagiye kubonana na Engineer Harris. Yavuye muri Amerika yaragarutse. Akaba yaravuye mu gikombe cy'isi cy'amaklub kubera ko derby ya Kariya kwa gati ya Simba na Yanga igomba kuba kwa gatatu w'icyumweru gitaha. Yaje kugira ngo bayanaga icyumweru gitaha. Nejo Kariya nejo kuri 25 nejo wakomeza. Rero yaje mbere kugira ngo iyo match igomba kuba ahari. Ntabwo urumva bakina derby y'igihugu adahari. Ni derby ikomeye. Bagiye kuganira ibintu bibiri, Rayon Sport n'ikipe yitwa Yanga. Abakinnyi babiri navuze, Jonathan Lombo w'umukongomani w'imyaka 23 ndetse na Duke Abuya w'imyaka 31. Duke Abuya. Yes, ukina hagati mu kibuga. Aba bakinnyi babiri Rayon Sport igiye kubatira Young Africans. Bamaze kumubwira ko bifuza ko baba batiza kuko ntibabakoresha. Aravuga ati muze tuganire n'abakinnyi bahari nabo tuganire. Sezo turayishoje, tureye ko bazi Kigali baracyadufite amasezerano, tukumvikana uburyo ibyo mwabona mwabaha natwe tukaba twagira ibyo twazajya tubaha. Icya kabiri bari buganire, Yanga igomba kumanuka kuri Rayon Sport Day i Kigali. Young Africans. Engineer Harris yaganiriye na President wa Rayon hano mu Rwanda. Bose n'aba engineers. Birarangira cyane buriya ashobora kuba hari n'ibintu banakorana buriya bya business. Nagiye by'ubwubatsi hariya bakora China ibintu by'ubwenge y'amakaro, ku buryo uyu mugabo ngo bagomba guhita banarangiza ibijyanye n'ibyo rizakora kugira ngo yangize Kigali n'ibyo yangiza abafasha. Kuko Rayon Sport ntago yakwipevera ibintu byose yanga ikeneye. Hari ibyo yangiza itanga, Rayon Sport ikagira ibindi ikora. Ngiyo deal itumye Tade aka kanya telefone ihamagaye wakumva isonera hanze Liliane, ngibyo ibyo wakumva telefone isonera hanze. Nibyo byabajyanye. Bakina he kuze posta abo bakinnyi abantu bari kwebaza. Umwe akina ku 8 n'icumi wita Duke Abuya, hanyuma uriya mwana Jonathan w'umukongomani akina kuri wingi iburyo. Asati n'abasore ndiho ndareba Abuya we yarimutse imyaka. Mbangaho mbere yuko tujya muri match ya zone. Rayon Sport bibazaga ngo umwana witwa Emabro wa Mukura twamubona. Birasa n'ibiri kugorana bashobora ku extendinga amasezerano y'uwo bita Roger Kanamugire. Aho ndahavuye simatinda. Deal y'umuntu witwa Abedi Bigirimana Abedi. Ko yari aryamye muri hotel Nyagatare. Ntabwo ariyo, ni kinyoma. Abedi ntabwo yaje. Icyo ndagikonfirima. Kugihagazeho. Abedi ari Burundi. Kuko nge nivuganiye bita mu Kajaga ari Burundi. Hanyuma ukuntu ibintu biteye rero, Abedi umuntu witwa Bubuni yaramuvugishije aramubwira ngo twaguha miliyoni 35 kandi Bubuni yabikoze adafite poste nimwe muri Rayon Sport. Bubuni ninde? Uwo bita Hussein wabaye directeur technique. Uyu mutipe amaze kuvugisha umukinnyi ngo kwa mu 35 umukinnyi yarazanze aravuga ngo bamuhe 40. Hanyuma abayobozi bare bari muri ya komite ya recruitment bagiye kubaza Abedi baramubwira ngo bo batazi ko yavuganye na Hussein ngo twagwa miliyoni 35 25. Aravuga ati ni gute muvuga 25 kandi
Directeur wanyu yarambwiye 35 bamurakariye zabaye induru ku munsi w'ejo kubera impamvu z'umwanya mbateguze ku munsi w'ejo tuzaba turi kuri field tuzaganira kuri iki kintu Rayon Sport wa mwana witwa Tony babonye hariya kumumena Tony Kitoga byaje mu rwaserera Rayon Sport yamusinyishije amasezerano nyamara amafaranga president ari kubaca w'ikipe ntabwo Rayon Sport ariyo bari bumvikanye n'umukinnyi kandi nabwo bari kubihuza n'uwo mugabo Rayon Sport rero witwa Bubu Rayon Sport dossier mfite y'uyu mukinnyi n'ibibazo biri muri Rayon bari kuvuga bati Tadeyo nava muri Tanzania naza akemura ikibazo cya recruitment ashyira ibintu ku murongo avuge komite n'akazi bagomba gukora ati ko turi kubura abakinnyi by'amaherere turi kujya kuvugisha umukinnyi tugasanga hari undi muntu wamuhaye amafaranga twe tutabona kandi adafite akazi muri Rayon ariko bikavugwa ko ashyigikiwe cyane harimo abayobozi muri Rayon bamwemera cyane harimo na Prosper bavuga bati Bubu nagomba kuba ari hafi aho ndetse n'umutoza Afahamia aravuga ati ko Bubu ni mwamuretse akamfasha muri mu biki mwamuretse Tadeyo ati simwemera ati mfite gacinya nkagira na irambona ati kare unaye kuroka itarajya mu biki ibyo rero kuko Tadeyo adashaka kujyana ikibazo n'umuntu yitwa Prosper ari kubyirinda ariko nabatize di azaga zone tuzayivuga reka tuvuge gato ibya zone oya nta bya zone zone ntabwo yatewe mpaga bari kubabeshya ntabwo byabaye kuko nta kintu na kimwe cyagaragaye ko ikipe yatewe mpaga n'amagambo umukinnyi n'amagambo uri muri competition ahubwo twibutsa abantu ejo tuzakora urubuga rw'imikino ni mu murenge wa Twumba mu karere ka Karongi niho tuzaba urubuga rw'imikino n'izindi gahunda za radio Rwanda mutegura amasamake turaje niho tuzaba twibereye dossier ya rero tuyifite iminota 30 bye Welcome to Live TV, the sports destination and entertainment. We bring you the latest news, highlights, analysis, and interviews from your favorite sports and entertainment